Imana yavuganye nanjye ntuma ku Banyarwanda. Ibihe biri imbere ubundi ni ahantu cyangwa ni iminsi, ni igihe tutarageramo ariko tugiye kugeramo. Ko ndavuga ibihe biri imbere uhereye aka kanya byibuze kugeza 2025, Imana ivugana nange yarambwiye ngo ubuzima Abanyarwanda barimo bwabateye gusa naho imitima yabo imera nkaho ikakaye, bameze nk'ibyihebe, babaye ibicamuki. Turitegura mu minsi zaza, dufite gahunda y'amatora ya Perezida wa Repubulika. Imana irambwira ngo uyiteye Imana guhaguruka gushyira ku mugaragaro abantu bakora ibi bintu, kuko Imana irambiwe ko 2024 ntabwo ari uko bizaba biri. Imana izamutereka mu kindi kirere cy'umwuka wo gucyaha no guhana za ntagondwa z'abayobozi bamwe na bamwe. Uko wabaye umusimbura w'abagiye rero, niko nawe inyuma yawe hari umusimbura. Muri iyo nzira ya kidobya, ni ba kidobya ahubwo bariho baragoreka kandi berekana ishusho yuko bari kugorora. Icyo gukora cya mbere na mbere, Umunyarwanda wese aho ari mu menyemerere ye, mu buryo bwe bwo gusenga, nasengere igihugu cye, nasengere ubuyobozi Imana igiye kuduha muri aya matora ya 2024. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku ISEZERANO TV. Nibyo komeye cyane ko mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ushobora kubuje ari mu gitondo, ushobora uri kuturare ku mugoroba, bitewe naho yerereye, cyangwa se bitewe n'uko aribwo ubonye umwanya. Reka mwese mbifurize kugubwa neza, waba uri hano mu Rwanda, waba uri i Burundi. Inshuti zacu z'abarundi turabizi ko mudukurikira muri benshi cyane, kandi natwe turabyishimira. Ndetse n'abari muri diaspora mwese, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Pastor Damian. Twishimiye kongera kubana ku ISEZERANO. Murakoze, Imana bamugisha. Amakuru Pastor ni meza, ko biri kose turanyuzwe, Kristo araganje muri twe. Yego. Haciye iminsi menya hari utaruri muri iki gihugu, ntabwo nari nkikubona. Nagize igihe cyo gutsura abaturanyi, ndongera ndagaruka. Nari maze iminsi nanone mu gihe cy'umwiherero w'amasengesho ku giti cyanjye. Niyo mpamvu nasaga naho social media nari mbaye nk'uziretseho gato kugira ngo mbashe kongera gusenga Imana, bitewe n'impamvu z'ubuzima bwanjye bwite ndetse n'umuhamagaro wanjye. Naho nari mpugiye rero. Uravuze uti nari mu mwiherero w'amasengesho yanjye. Ayo masengesho wayafashe igendeye kuki? Ese ni Imana yari yabigutegetse cyangwa niwe gusa wumvaga ukeneye igihe cyo kubana n'Imana? Ubundi iyo wahamagawe n'Imana ikagira ibyigutuma n'abigutumaho, haba igihe cyo gutanga message, hakaba n'igihe cyo kugaruka ku isoko kugira ngo nanone Imana yongere ivugane nawe. Buriya kijya kiba ikibazo kubona umuntu w'Imana ushaka guhora avuga gusa, ashaka guhora abwiriza, guhora hanura, ariko akagira ubukene bw'amasengesho. Kuko mbibutse mwebwe mwese mudukurikiye ko ahantu Imana ihurira n'abantu bayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni mu nzira y'amasengesho. Iyo utagira igihe cyo gusenga, iyo utagira igihe cyo kwishyira Imana, rero hari ubwo usa naho ubaye nka rya debe ririmo ubusa, ukajya wishuka ngo ufite ibyo uri gutanga, nyamara mu by'ukuri ntacyo ufite. Kuko birakwiriye yuko tugira igihe cyo kongera kwihererana n'Imana, tugasenga Imana kugira ngo twongere tuyiyoboze inzira, kugira ngo twongere tuyigishe inama y'ibyo dukwiye gukora n'uburyo dukwiye kubikora. Niyo mpamvu rero nange nanafashe igihe cyo kugira ngo nongere nihererane n'Imana, kuko biba bikenewe kugira uburyo ki umuntu agirana ubusabane n'iyamuhamagaye. Murakoze. Inyungu ziri mu uko gufata icyo gihe ukajya kubana n'Imana,
buri niziye ukajya kwihererana nayo. cyane cyane ndavuga inyungu z'uburyo bubiri, kuko haba mu buzima busanzwe bifite inyungu ndetse no mu buzima bw'umwuka ho bikagira inyungu kurushaho. Ariko kubera ko turi mu gihe isi ya none n'abantu ba none, nkunze kumva dukoresha ijambo ngo umukozi w'Imana. Nongere mbisegureho, ni ukuri muri ubu bwami bwa Kristo sindi umukozi, ndi umwana mu rugo rwa data. Ariko kuri iryo jambo ry'ubukozi nyine tugeze mu gihe usanga abo bantu bitwa abakozi b'Imana kenshi barajwe ishinga n'inyungu z'umubiri, ariko bibagiwe ko inyungu z'umubiri tuzivoma mu z'umwuka. Iyo umwuka bimeze neza, iyo mu mwuka bihagaze neza, no mu mubiri ntabwo byabura guhagarara neza, kuko umwuka niwe ugenga umubiri, ntabwo umubiri ugenga umwuka. Rero mu nyungu y'umubiri reka bariho mpera, kubana n'Imana bidufashamo ibintu bitatu by'ingenzi: kumenya uwo uriwe, kwimenya ubwawe ku giti cyawe; kabiri, kumenya aho ukorera; gatatu, kumenya abo ukoreramo. Ibyo dusabwa kubimenya mu buryo bw'umubiri, hatabayeho bizabindi bintu byose dubifata tukabitwerera umwuka. Umuntu muzima uri normal, uzi ibyo akora, uzi ibyo aho akorera, agomba kumenya ibi bintu uko ari bitatu. Mbere na mbere banza wimenye, urinde character yawe, imiterere yawe, urinde. Kabiri, menya aho ukorera. Gatatu, menya abo ukoreramo. Ibyo rero ntushobora kubisobanukirwa, ntushobora kubimenya utagize igihe cyo kwegera Imana, kuko Imana niyo ihishura ibihishwe, igatanga ubwenge mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Icya kabiri ni inyungu zo mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka, iyo tufashe igihe cyo kwegera Imana, muri 50 ravuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsange ahantu hatari abantu, ngo kuko imiruho n'imihate irabaruhije ndetse n'urusaku rurabarembeje. Rero iyo twihereranye n'Imana, hari imiruho mu buryo bw'amasengesho ituvaho, twaba tuyizi cyangwa tutari tuyizi, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kudukiza ibyo tuzi n'ibyo tutaramenya. Hari imihate. Imihate ni ibintu tuzanirwa n'abo dukoreramo. Mihate yo kuguhatira vuga ibi, yo kuguhatira genda gutya, kuguhatira kora gutya, nubigenza gutya nibwo uzagera kuri ibi, ariko uri guhatwa n'abantu. Rero iyo mihate uhatwa n'abantu uyikurwaho n'Imana, kuko wayegereye, kandi Imana ikagushaka ahantu hatari abantu. Hari ikosa rijya riba mu bakozi, mugani wabo ngo ni abakozi b'Imana, ritari rikwiriye. Reka nkoreshe ijambo, mu bana b'Imana ariko ikosa ritari rikwiriye. Ese nimba ugize umwanya wo kwegerana na so, ni ngombwa ko muri cya gihe wari wegeranye na papa wawe ubigira itangazo: ngiye guhura na papa, muzaze murebe ibintu papa azakora. Oya, ntabwo ari ngombwa. Rero ahubwo ntekereza ko uvuye imbere ya data nibwo wagaruka ukabwira abantu icyo uvanyeyo, kugira ngo nabo kibagirire umumaro, kuko uvuye imbere y'umubyeyi. Kandi si umubyeyi wawe gusa, ahubwo ni umubyeyi w'abamwemera n'abatamwemera bazamwemera mu kindi gihe. Ni data wa twese mwiza. Rero mu buryo bw'umwuka twunguka byinshi, cyane cyane abahamagawe, bijyanye n'inama, bijyanye n'inkomezi, arizo mbaraga, bijyanye n'ubwenge bw'Imana budushoboza gukora icyo twahamagariwe. Yego. Muri aya masengesho urumva uravuze uti hari ikosa abantu bakora, bagiye kwera n'Imana agahamagara ati muze murebe icyo Imana iri bukore, atari ko umuntu ahubwo akwiye kuvuga icyo Imana yamubwiye igihe avuye muri ayo masengesho. Wowe muri uwo mwiherero mazemo hari icyo imazemo igihe, hari icyo Imana yaba yarakubwiye? Yavuganye nanjye byinshi, ariko icyo numva mpamanya n'umutima wanjye gutangaza no gushyira hanze ni kimwe, aricyo ndi bugarukeho. Imana yavuganye nanjye ntuma ku Banyarwanda. Tumenyereye ko ahari mu gihe gitambutse cyangwa se ku zindi social medias, tumenyereye ko abantu akenshi bakunze guhabwa ubutumwa babwira ngo aba diaspora, abanyamahanga, Imana ibagiriye gutya, n'abari mu Rwanda bakabwirwa ko baruvuyemo bagiye ahandi. Ariko
mbibutse ko Rwandair ntabwo ihaguruka mu Rwanda igiye ahandi gusa, inahaguruka n'ahandi izanye abandi mu Rwanda. Rero iki ni ikintu dukwiye kumenya mu kuri k'ubutumwa bwiza. Ntabwo Imana ifite umugisha agace kamwe k'isi ngo ako gace aba ari k'abantu twirukiramo dushirireyo ngo nuko ariko karimo umugisha. Oya, Imana ifite ubushobozi bwo gutanga umugisha kuri buri muntu wese aho yaba ari hose, y'igihe cy'Imana kigeze ku buzima bwa wa muntu. Rero njyewe Imana yantumye ku banyarwanda cyane cyane bari imbere mu gihugu, intuma ku banyarwanda, intuma ku buyobozi bamwe na bamwe bari mu nzego z'igihugu, kugira ngo bane data abanyarwanda dusangiye umuco, dusangiye igihugu, dusangiye amateka, turusheho kumenya uko umukristo akwiye kurushaho kwifata mu bihe bigiye kuza. Rero niyo mpamvu uyu mwanya wa none ngarutse kuri kamera y'Isezerano nzaniye ubutumwa abanyarwanda aho baba bari hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane kuba ari imbere mu gihugu. Yego, uravuze ngo ubutumwa bureba abanyarwanda mu uko bakwitwara mu bihe biri imbere. Yego, ubwo ibihe biri imbere ni ibihe? Ni umwaka utaha, ni imyaka 10 iri imbere, cyangwa se hari ibihe bigiye kuza bidasanzwe? Ibihe biri imbere ubundi ni ahantu cyangwa ni iminsi, ni igihe tutarageramo ariko tugiye kugeramo. Ibyo rero ntabwo bifite precision yo kuvuga ngo ni uyu mwaka cyangwa n'uzabikurikira, ariko ndavuga ibihe biri imbere uhereye aka kanya, byibuze kugeza 2025 itangiye cyangwa 2024 irangira. Aho hantu muri icyo gihe hari uburyo Imana idushaka nk'abanyarwanda. Kuva uyu munsi mwumvise ubu butumwa kugeza byibuze ku itariki nka 31 za 2024 muri uko kwezi gusoza umwaka, hari uburyo Imana idushaka. Bene data inshuti z'umusaraba, mwibuke neza ko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite isezerano rikomeye ry'uko ububyutse bukomeye Imana ishaka kugarurira Afurika n'isi muri rusange bushobora, kandi ariko bihanuzi buvuga guhera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufite ibimenyetso byinshi simusiga bitwereka koko icyo gihe cy'ububyutse nacyo nikiba kigezweho ko bizashoboka, dukurikiye cyangwa se dukurikije ibitandukanye tugenda tubona nk'umugisha udasanzwe u Rwanda tugira mu ruhando rw'ibihugu mpuzamahanga, ari uko kwakira inama zidasanzwe nk'ubu mu buryo ngo bw'ikigo gikora imiti. U Rwanda ni rwe dufite ayo mahirwe yo kuba icyo kigo kizubakwa iwacu. Ibyo byose ni umugisha ukomoka ku mugambi Imana ifite ku gihugu cy'u Rwanda. Rero ni twebwe abanyarwanda bo gukomeza kubungabunga, gusigasira, kubera amaso ibyo byose kugira ngo na bwa bubyutse, ntabwo ububyutse buzaza ngo buhere mu biti, ntabwo ububyutse buzaza kubyutsa amabuye, ububyutse buzaza kubyutsa abantu. Bivuze ngo aba bantu si abaguye ngo barambarare tubone ko baryamye hasi, ahubwo ni abaguye mu mitima, ni abaguye mu mitekerereze, ni abaguye mu buryo bw'imyumvire bitewe n'impamvu zitandukanye, bakimura Imana bagatekereza ko ahari Imana itakiri gukora. Kandi n'uyu munsi wa none mwe munkurikiye, hari abantu bamaze kugwa cyangwa se bari mu nzira yo kugwa mu buryo bwo mu mitima, mu buryo bwo mu mitekerereze, bashingiye ku buzima barimo, bagasa naho batekereza ko Imana ahari icyo yasezeranye itazagisoza, cyangwa se byari amagambo y'abantu bitewe n'uko barashaririwe, bafite ibibashaririye. Ariko simwe mwenyine bene data, simwe mwenyine mushaririwe, simwe mwenyine mufite ibibaremerereye, hari n'abandi. Ariko ibyo bibaremerereye, ibyo bibashaririye, ntabwo cyari cyo gihe cyo kugira ngo tubihagareho, tubishingireho, dusa naho dutakarije Imana icyizere. Ahubwo Imana irashaka ko hamwe n'ibyo bibaremerereye, hamwe n'ibyo bibavunnye umutima, hamwe n'ibyo bibagoye, bidutera imbaraga zo kurushaho kwegera Imana, kuko
kuko uhereye mu iremwa ry'isi ubundi iyo abantu bagiraga ibizazane, iyo abantu bagiraga ibibaruhije byinshi, byatumaga barushaho kwegera Imana kuko bari bafitiye Imana icyizere ko ariyo yabasha koroshya, gucubya, gukuraho ibyo bintu bibabangamiye. None rero twebwe nk'Abanyarwanda dufite impungenge cyangwa se dufite ikosa ry'uko mu gihe turemererewe, mu gihe dufite ibitugoye bitari bike, ahubwo ari cyo gihe dusa naho twihakanye Imana, akaba ari cyo gihe dusa naho duteye Imana umugongo, tudashaka kumva ubutumwa, tudashaka kumva ijambo ry'Imana, tudashaka kubana n'Imana, tudashaka gusenga ngo aho twasengeye, ngo aho twumviye ubwo butumwa, ngo aho twabwiririje, ngo aho donc tugasa naho dusubira inyuma tukabara imyaka tumaze mu buryo bwo kubana n'Imana, tugasa naho tuyibona nkaho yadupfiriye ubusa. Ariko batumweho ngira ngo mbibutse, mbahwiture, babwire ngo ni ukuri burya ntabwo igihe mwafashe cyapfuye ubusa, ntabwo amasengesho mwasenze yapfuye ubusa, ntabwo ijambo ry'Imana mwabwirije ryapfuye ubusa, ahubwo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo turushaho kugira umwete wo kwegera Imana, kuko ibituma twegera Imana byo ni byinshi. Tugira umwete wo kwegera Imana, tugira umwete wo gushakashaka mu maso y'Imana, tugira umwete wo kwishyira Imana, kuko nukuri pe wanga kwishyira Imana kubw'ubusabane buri hagati yawe n'Imana, ibiyigushyira byo birahari. Ibizatuma byanga byakunda ubona ko Imana ariyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, byo birakugose, ni byinshi. Ariko mbere y'uko dusa naho tugiye tuboshywe n'ibitushyiriye Imana, twakajyanye umutima wemera, twakajyanye umutima wizera, twakajyanye umutima ukunze, tukamenya ko naho tugeze ntabwo tuhageze ku bwacu, naho turi uyu munsi ntabwo ari imbaraga zacu. Ninde munyarwanda wakwihandagaza akavuga ko ariho kubera ko ari umuhanga? Ninde munyarwanda wakwihandagaza akavuga ko ahageze kubera ko ari ikitabashwa? Oya, dufite impamvu nyinshi zitwemeza kandi zitwereka ko ukuboko kw'Imana kwabanye natwe uhereye kera, kandi uko kwabanye natwe ndabatangariza ngo ni nako kugiye gukomeza kubana natwe no mu bihe biri imbere. Ariyo mpamvu Imana impaye ubu butumwa kugira ngo noneho mbubafungurire ku mugaragaro, mugire umwifato, mumenye uko mubana n'Imana, mumenye uko musenga, mumenye uko muhagarara mu ijambo ry'Imana, kuko birakwiriye ko mu bihe ibyo ari byo byose, byiza cyangwa bibi, duhesha Imana icyubahiro nk'abayimenye. Ndumva noneho waduha ubwo butumwa mu buryo bwuzuye kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Murakoze, Imana ibagirire neza, ibaha umugisha, kandi nawe ugiye kumva ubutumwa Imana iguha umugisha. Amen. Ubutumwa nzaniye Abanyarwanda ni ubutumwa bubabwira ko bakwiriye kandi birakwiriye umuntu wese ugiye kumva ubutumwa guhindura imitekerereze n'intekerezo, kuko Abanyarwanda turasa naho imitekerereze yacu yahabiye kure bitewe n'impamvu z'ubuzima. Ntazi nimba ari bubi nimba ari ubwiza kurushaho, ariko Imana ivugana nange yarambwiye ngo ubuzima Abanyarwanda barimo bwabateye gusa naho imitima yabo imera nkaho ikakaye, bakigira bagashaka kwigira cyangwa kwifata ukundi kuntu mu maso y'Imana, mu buryo bwo gutakariza Imana icyizere n'imbaraga zayo. Dufite uyu munsi wa none dufite amakuru akomeye kandi ababaje dukura muri Burarirwa, yuko Burarirwa ubu yunguka cyangwa se ikora cyane mu bikorwa byayo by'ubucuruzi bw'ibinyobwa, kubera ko Abanyarwanda benshi baziruye ibizira, ibyo bari bararetse kubwo kubaha Imana, aka kanya nibyo bita ko ari byo biri kubafasha, kuko ahari Imana bahashyize inzoga, ahari Imana bahashyize ubusambanyi, ahari Imana bahashyize ubwigenge. Nta muntu ugishaka kuyoborwa
n'umwuka w'Imana. Abantu bari kuyoborwa na analyse n'ibitekerezo byabo, uko babona ibintu. Rimwe na rimwe ntibanatinye no kuza kuri social media, analyse zabo bakazinterpreta nk'ubuhanuzi, ariko mu by'ukuri nta Mana yavuganye nabo. Ibyo byose bakabikora basa naho ngo bari kwishakira amaramuko cyangwa se bari kwishakira ukubaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta kubaho aho Imana itari, nta Mana nta buzima, aho Imana itari nta mahoro. Ibyo byose rero ni ubuyobe n'uburiganya bw'umwanzi bwaje bubereka ko n'ubundi babigishije nabi. Inzoga ntabwo ari icyaha, nanjye uraha ndabyemera, ntabwo inzoga ari icyaha. Icyaha kibi nicyo zagukoresha. Ariko none abakirisitu b'Abanyarwanda bagezaho banywa n'ibyo badashoboye, bakanywa n'ibarusha imbaraga, aho bageze bavuga ubutumwa bwiza bari kuhaca baye abandi bandi kubera kunywa ibyo badashoboye kujera. Ibyo rero biriho birabibura imbuto y'ubutumwa mwari mwarabibye, bigatuma Abanyarwanda mu isi y'umwuka bameze nk'ibyihebe, babaye ibicamuki mu isi y'umwuka. Ubutumwa bwa kabiri cyangwa se igice cya kabiri cy'ubutumwa kireba Abanyarwanda, ni igice cy'Abanyarwanda bose muri rusange, baba abakristo n'abazaba abakristo ejo hazaza. Gishingiye kuki? Turitegura mu minsi izaza, dufite gahunda y'amatora ya Repubulika, ya Perezida wa Repubulika. Dufite amajwi menshi ibivugwa haba kuri social media zimwe, haba mu bivugirwa mu matwi y'abantu, hagati y'abantu n'abandi. Donc abantu basa naho bafite igishyika cy'ubwoba bwinshi, bizagenda bite, ubundi azatorwa, ziyamamaza. Ibyo amategeko amwemerera n'ibyo azakora. Ariko njyewe muri aya masengesho, muri uyu mwiherero, nuko Imana yambwiye ko ikomeje gushyigikira inkoni y'ubutware bwa Perezida wa Repubulika ariwe Paul Kagame. 2024 Imana ikomeje gushyigikira ubuyobozi bwe, ahubwo irambwira ngo ntangaze ko bamwe mu bamushyigikiye cyangwa se mu bamufasha kugeza umugambi w'Imana ku Banyarwanda ari Imana igiye guhagurukira, kuko babaye barusahurira mu nduru. Babaye barusahurira mu nduru, baritwaza ibyo bari byo, rimwe na rimwe bakanatanga raporo zitari zo. Rimwe na rimwe abagenewe ibyo bagenewe ntibabibone nk'uko babigenewe, bitewe n'amaboko y'ababanje kubizakira. Bari bakwiye kubishyikiriza abo byagenewe. Imana irambwira ngo uyu mwuka w'ubujura no kwikunda waje mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'ibanze z'ubuyobozi. Imana irambwira ngo uyiteye Imana guhaguruka gushyira ku mugaragaro abantu bakora ibi bintu, kuko Imana irambiwe ko ibyagenewe umupfakazi biburirwa irengero, kandi wa mupfakazi yatangarijwe ko ibyamugenewe byatanzwe. Imana irambiwe amarira y'imfubyi, amarira y'Abanyarwanda, abakene bo mu cyiciro cya mbere n'abandi bafite ibyo bagenerwa na nyakubahwa, ariko bikarangira ibyo yabageneye n'iby'igihugu cyabageneye batabibonye nk'uko byateguwe. Ubwo bujura, uwo mwuka w'ubusambo uri mu nzego z'ibanze uteye Imana guhaguruka kugira ngo yewe muntu witwazaga icyo uri cyo ugakora ibi bintu, iminsi yawe ni mike. Imana igiye kugushyira ku karubanda, bimenyekane, bigaragare. Kuko Imana arambwiye ngo manda igiye guhereza nyakubahwa wa Repubulika, Perezida, kugira ngo yongere akomeze ayobore, uko
yagize igihe cyo gutegura abayobozi no kubabwira no kubereka ibidakwiriye mu buryo bw'amagambo, akabakebura mu biganiro, akabakebura. Noneho izakurikira si ugukebura, ahubwo uzaba atarumvise akongera gusubira kandi mu byo yamukebuyemo mu myaka yose itambutse, akazajya kamubaho. Muzajya mukareba abazaba bariho, abazageza icyo gihe mugihumeka umwuka bazima, kuko agiye gukorera mu mwuka nakwita uw'ubutware bukomeye gusumba umwuka yari amazemo igihe. Wari umwuka w'ububyeyi, wari umwuka w'intama, wari umwuka w'ijwi ryo kwigisha, ryo kwinginga, ryo kugorora, ryo guhindura, anyuriye mu mbabazi nyinshi no kwigisha cyane. Ariko manda agiye kuzatorerwa 2024 ntabwo ari uko bizaba biri. Imana izamutereka mu kindi kirere cy'umwuka wo gucyaha no guhana za ntagondwa z'abayobozi bamwe na bamwe bigirira uko batari bashingiye ku cyo bagizwe cyo, bakabangamira rubanda rugufi, rubanda nyamwinshi. Hanyuma mwibuke neza jambo urugero Imana yampaye imishurira ibi bintu, yanyibukije wa muyobozi nyakubahwa gavana w'amajyaruguru. Ubu ngubu muzi neza ko hari umunsi umwe mu minsi itaraba myinshi yiriwe ari umwarimu, yirirwa ari kwigisha. Iryo joro atashye mu gitondo bucya yabaye guverineri, kandi umunsi wabanjirije yari mwarimu. Imana irambwira ngo uko byahindutse kuri uriya ni nako mugiye kubona mu nzego nyinshi zibanze, mu nzego z'ubuyobozi hari impinduka zigiye kujya zibaho, zigatungura abantu, zigatungurana, nk'uko uriya muntu nawe yatunguwe ndetse akanatungurana muri gahunda y'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo uko yatunguwe no kwisanga ari guverineri, akava kuri mwarimu akaba guverineri. Yewe muntu uri muri biro y'urwego runaka kubw'icyuri cyo, waba uri gitifu, waba uri meya, waba uri kamanda, waba uri guverineri, waba uri umuyobozi w'ikigo runaka, waba uri minisitiri, waba uri depite, waba biro yawe sinzi icyuri, ariko aho uri hose ukaba ubasha kunyumva. Ndagira ngo nkutangarize iri jambo. Ukuriya guverineri w'amajyaruguru yatunguwe no kuva ku ntebe y'umwarimu akaba guverineri, niko nawe watungurwa no kuva mu iyo ntebe urimo ukaba ikindi ntaza aka kanya, ariko Imana yaba yateguye kubera ko witwaye neza cyangwa witwaye nabi binyuranyije n'umugambi w'Imana. Paulo yandikira Timoteyo aravuga ngo wibuke ko icyatumye usigara ikereti kwari kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Bayobozi b'inzego zibanze mu gihugu cy'u Rwanda, mwibuke ko icyatumye mushyirwa muri iyo myanya ni ukugira ngo mufashe nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame gusohoza umugambi w'Imana ku Banyarwanda, mukora ibyiza, mukora iby'Imana ibatumye gukora. Ariko nimba waramaze kwicara muri iyo ntebe ugatangira kumva ko hari amategeko yawe yo mu buryo bw'ibanga kubw'icyuri cyo, uko watunguwe no kwicara muri iyo ntebe, ndagutangariza ngo niko ugiye gutungurwa no kuyirukanwamo, niko ugiye gutungurwa no kuyisohokamo, niko ugiye gutungurwa n'ikindi kintu utatekerezaga. Kuko aho ngaho uri ntabwo wavutse uzi kuzaba aho ngaho. Kandi nkwibutse iri jambo, aho uri hari abandi bahahoze, icyo ushinzwe hari abandi bagitangiye mbere. Uko wabaye umusimbura w'abagiye rero, niko nawe inyuma yawe hari umusimbura. Kora nabi, inyuma hari umusimbura. Kora neza, imbere hari ingororano. Nayo magambo umwuka w'Imana yampaye gutangariza Abanyarwanda.
bene data nshuti z'umusaraba nimube maso. Irucantege ibihwihwiswa ibiri kuvugwa amagambo y'abantu ntabaca intege. Umugambi w'Imana urakomeje ku gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Umugambi mwibuke ko iyarengeye y'Abisiraheli mu Egiputa ikabasaba ikimenyetso cy'amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo ubwo yajyaga kurimbura abanyegiputa. Ntabwo ubu bwenge yakoresheje bwahagaze. Abubaha Imana turashinganye. Imana ifite uburyo ki yakora igatabara abayizera. Ku gihugu cy'u Rwanda rero banyarwanda dusangiye umuco n'ukwemera, dusangiye igihugu n'amateka. Umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Rwanda urakomeje. Umugambi w'Imana ku banyarwanda urakomeje. Ibibateye ubwoba ntibiteye Imana ubwoba. Ibibahagaritse umutima ntibihagaritse umutima w'Imana. Ibyo mwakumva cyangwa mwabona bikabatera gurara mudasinziriye ntibyabuza Imana gusohoza icyo yagambiriye. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ni kimwe: ese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Nimba waramenye Imana, menya uko ukwiye guhagarara muri ibi bihe. Nimba waramenye Imana, menya uko ukwiye kwifata, menya icyo ukwiye kuvuga, menya aho ukwiye kukivugira, umenye nabo ukibwira. Kuko Imana yo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Abafite ubwoba kuko ikintu cy'Imana yarakimpishuriye. Abanyarwanda benshi bafite umwuka w'ubwoba, bafite ubwoba, barakorera mu bwoba, bari kugendera mu bwoba ngo kuko basa naho bafite urwikekwe rw'ibyo bikeka cyangwa se rw'ibyo bakeka. Ariko Imana yarambwiye ngo itandukanye n'abantu cyane. Imana itandukanye n'abantu cyane. Ibyo twibwira si by'Imana yo yibwira. Ibyo bintu bibahagaritse imitima banyarwanda, ni mubifashe hasi, mwizere Imana. Mu mitima yanyu mutuzemo Imana. Ibibahagaritse umutima ntabwo bihagaritse Imana umutima. Ibibahagaritse umutima ntibihagaritse Imana umutima. Imana ifite ikigiye gukora, kandi imitima y'abanyarwanda ikuzura amashimwe kurusha ayo dufite uyu munsi wa none. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibashyigikire. Kandi mwebwe mwese mwumvise ubutumwa, ndabinginga kugira ngo turusheho cyane kugira umwete wo kwegera Imana, wo gusenga Imana, wo kubana n'Imana, kuko niyo yonyine ibasha gukora no kurinda abayizera. Imana ibiteho, Imana ibaha umugisha. Pastor, urakoze cyane. Wenda nagize akabazo ku bantu bavuze ngo ko manda izakurikiraho ngo azaba ari mu gihe cyo gucyaha, kuko hari abadakora, bashobora kuba bakora ibyo atabatumye cyangwa se bagaprofita mu byo yabatumye. Se kuko abo bantu barahari koko? Yo, barahari. Fata urugero, ingero zo ni nyinshi, barahari. Ibintu rimwe na rimwe, hari ibintu bikorwa ugahita wibaza, kibaza atari ko se koko nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu Paul Kagame urazwi ishinga 28 kuri 28 no gushakira iterambere umunyarwanda, ibi bintu arabizi kuri uru rwego? Mu bitangazamakuru bitandukanye mwabonye aho ngo bataha amazi cyangwa se ibigega by'amazi bakayafungura uwo munsi abayobozi bahageze, ntibizongere kongera gukora, ntibyongere kuvoma amazi, ntiyongere kuboneka. Mwabonye hoteli ngo yubatswe iyo, ariko kugeza amagingo aya irenda gusenywa na imidite, kuko hari nimba ibyo yari yubakiwe umushinga warizwe nabi. Mujya mwumva buri gihe cyose auditeur general iyo atangaza ibiri mu nshingano ze avuga ngo ibyanyerejwe n'ababinyereje naho byanyererejwe. Ibyo byose ni bigaragaza ko hari abantu bitwaza
imyanya bahawe ho kugira ngo bayikoreshe bafasha umukuru w'igihugu gusohoza umugambi w'Imana ku banyarwanda, bakayikoresha muri iyo nzira ya kidobya no kwikunda, bakaba bankurura nishyire bagakurura bishyira. Bene abo rero ndabatangariza ngo igihe cyanyu cyarangiye, kiriho kiragera ku iherezo. Abakora batyo igihe cyanyu kiriho kiragera ku iherezo. Rero nicyo gisubizo nagwa. barahari bitwaza ibyo bari byo, barahari. Ibyo byose ni bigaragara ko hari abantu bitwaza ububasha bahawe na nyakubahwa kugira ngo bamufashe, aho kumufasha kubaka no kugorora, ahubwo ugasanga ni ba kidobya, ahubwo bariho baragoreka kandi berekana ishusho y'uko bari kugorora. Rero aho muri hose, mu myanya murimo, mu buyobozi murimo, haba mu nzego runaka, zaba iz'umutekano, zaba inzego z'abaturage, bagitifu, uhereye kwa kagari, umurenge, w'akarere, kuzamuka mu nzego z'ubuzima, mu nzego z'ubuhinzi, mu nzego z'ubukungu, aho hose bakidobya buzuyeyo, barimo. Ariko ari njye wowe nahera uyu munsi niga gukora neza kuruta. Kandi ikindi nuko usanga abantu basa naho ibyo bakora byose babikorera gushimwa n'abandi, babikorera kugira ngo biyerekane, bigaragaze neza. Ni nayo mpamvu ujya wumva raporo, muri raporo zitangwa ntabwo se ujya wumva akajambo bavuga ngo raporo z'itekenikano. None se gute bagakwiye gutekenika? Noneho n'imyanzuro yajya gufatwa igafatwa kashingiye wenda kuri za raporo, ariko mu by'ukuri atari ko kuri ku buzima bw'umuturage uri hasi hariya. Niyo mpamvu usanga bigenda bigora wa muturage. Rero igihe kirageze kugira ngo Imana inyuriye mu muyobozi dukunda, Imana idushyiriyeho kandi ikomeje gufata amaboko kugira ngo Imana isohoze umugambi wawe ku gihugu cy'u Rwanda, ku munyarwanda ahari hose. Imana ibaha umugisha. Dutangiye ikiganiro bavuze ngo ubutumwa bugenewe abanyarwanda. Ku muntu ubwumvishe, umunyarwanda ubwumvishe akwiye gukora iki? Icyo gukora cya mbere na mbere, umunyarwanda wese aho ari mu myemerere ye, mu buryo bwe bwo gusenga, nasengere igihugu cye, nasengere ubuyobozi Imana igiye kuduha muri aya matora ya 2024, kugira ngo buze koko ari ubuyobozi bufite ishyaka ryo gusohoza umugambi w'Imana ku banyarwanda. Icya kabiri umunyarwanda akwiye gukora aho ari hose, unyumvise wumvise ubutumwa, nagire nimvuga imbuto biraba ari nk'umwihariko w'abarokore gusa, nagire indangagaciro z'ubumana, kandi izi ndangagaciro z'ubumana ntizibe izigarukira kuri we gusa cyangwa mu rugo rwe gusa, ahubwo izi ndangagaciro z'ubumana zigende zirenga imbibi z'urugo rwe n'umuryango we, zifate no ku bandi banyarwanda badahuje isano y'amaraso ariko bahuje isano y'igihugu. Izi ndangagaciro mvuga ni urukundo, ni amahoro, ni neza, ni ubumwe, ni ugufashanya. Kuko turasa naho abanyarwanda turi kugenda tugira umuco ntazi ubwoko bwawo. Reka nakanga komozeho kuko bibaye ngombwa. Umuturanyi wawe akarwara, rimwe na rimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukamenya ko yarwaye, yaba kumenyesheje cyangwa se haba hari ubundi buryo ubimenyemo. Ntushaka kumusura, oya, ntibinakureba. Ariko yapfa
ati abaza gutabara baturutse ibunyanaka badasanga ntaragerayo kandi ari njye utuye hafi, ukaba uwa mbere wo kugera ku kiriyo kandi utarabaye uwa mbere wo kumugeraho arwaye. Umuvandimwe wawe akagutakira, nyabuneka wamfasha mu buryo kugira ngo ngire aho nigeza, ntushaka kumwumva, ariko yafungwa kubera ko ibitekerezo byawe wabimwimye, ubufasha bwawe wabumwimye, amera nyine akora uko abyumva, yafungwa kugira ngo ab'iwanyu batazava mu cyaro n'ahandi bakakubaza amakuru ugasanga ntayuzi, saa 12 ukaba waramukiye kuri gereza cyangwa kuri buri gada hafungiye, kandi utarigeze byibuze ufata isaha imwe yo kumusanga cyangwa kumuha umwanya ngo agusange akubwire cya kibazo yashaka kukubwira, ari nacyo cyabaye intandaro kuba yarafunzwe. Ariko ukajyayo bataza kumpamagara bakambaza amakuru nkayayoberwa. Donc abanyarwanda tuve mu mwuka wo kuvuga amakuru no gushyushya amakuru y'ibibi n'ibitagenze neza kuri bene wacu, ahubwo twigire hamwe icyatuma dutanga amakuru meza. Twige gutanga amakuru meza kuri bagenzi bacu, twiga kuvuga ibyiza kuri bagenzi bacu, kandi tunabafashe kubigeraho, kuko nyakubahwa Evode, nta muntu uzamuka adafite umuzamuye, nta muntu watera imbere adafite umuteje imbere, kuko nubwo Imana ariyo rufunguzo rwa byose, ariko Imana nayo ikorera mu bantu. Rero banyarwanda, nimufungure imitima, mwemerere Imana ibakoreshe kugira ngo igire n'abandi ikorera ariko ibakoresheje. Imana ibaho umugisha. Pastor, urakoze cyane, urakoze kubw'iyo message. Ubwo abanyarwanda babyumvishe, kandi ubwo mugani banasenga kugira ngo amatora azabe na meza, azabe mu mutekano usesuye. Yego. Ubwo ngende ubibye nagomba kubaza byari bi, cyangwa se uza kuba yumva hari icyo tasobanukirwa muri message, bura yaguhamagara. Yampamagara cyangwa akanyandikira kuri 07 82 59 7 9 4 2. Kuri iyo nimero wambona aho waba uri hose. Yego, yaguhamagaye cyangwa kwandikira no kuri WhatsApp. Yego. Ibindi ndumva twasoza udusengera. Mana ishobora byose, mu izina rya Kristo Yesu, dusenze tukwinginga kugira ngo ineza yawe ibe ku banyarwanda bose, baba bari imbere hano mu gihugu ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi, muri ya ntara twitiye 6 y'abadiaspora, aho baherereye aho ariho hose. Ndabasengeye kugira ngo Uwiteka ubakomeze kandi ubakomereze kukubera umubavu guhumurira neza. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, nsengeye ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, uhereye kuri Perezida ukageza kuri mutwara sibo. Ndakwinginze Mwami, genderera buri mutima wa buri muyobozi uwo ari we wese muri izo nzego zose zitandukanye, haba mu nzego z'abikorera, haba mu nzego za leta, haba mu nzego z'ubukungu, mu z'ubuhinzi, mu z'ubutegetsi bwite bw'igihugu, ibyo byiciro byose uko bizi Mwami, ndasenze ngo buri muntu wese ufite izina ry'uko ari umuyobozi, umuha umutima wo kuyoborana urukundo, umuha umutima wo kuyobora nk'uko umugambi wawe uri. Kandi Mwami, dusengeye amatora twitegura 2024, ndasenze Kristo kugira ngo uzaturinde imvururu, urinde abanyarwanda imvururu. Mwami wanjye Kristo, ndasenze kubw'ishyaka ryacu rya FPR n'andi mashyaka yose mu gihugu, ndakwinginze kuko wamenyesheje neza ko umugambi wawe ukomeje wo kugira ngo ukomeze gushyigikira ubuyobozi bwa nyakubahwa Paul Kagame. Ndamusengeye nawe kugira ngo ukomeze kumwitaho, wagura ibitekerezo bye cyane, kandi iyi manda ugiye kuzamwongeza Mwami, azarushaho cyane kwikora mu iby'ubutwari bigirira umumaro umunyarwanda wese ndetse n'uzagenda mu Rwanda wese. Tubisenze dutyo twiringira ko twumva mu izina rya Yesu Kristo. Mana sinasoza ndasenze
ndasenze imipaka yose ikikije igihugu cy'u Rwanda, ndayisengeye, ndasenze ngo Imana ishyire uburinzi kuri iyi mipaka, ishyire marayika n'inkota ityaye kuri iyi mipaka. Uwiteka, aho Satani yagambirira hose kunyuza akavuyo ke, gahagarikwe n'imbaraga z'Imana. Tubisenze gutyo twizeye izina rya Yesu, amen.